M23 yakoresheje drone ku isaha hafi y'isa sita z'ijoro ya tariki 12. ariko ako kantu uraza ukagarukaho twize ukaganiraho hanze ya kamera. Yego. Hari abantu bavuga bati ariko sinyiye cyamba zikura drone. Turabigarukaho nshaka kuba operation yo muri ya bice bya territoire ya Nyiragongo n'uburyo umutekano watangiye kugaruka. Amakuru mfite nuko intwaro ziri hara n'ibikoresho biri hari umwanzi bamubona mbere yuko agera. Hari ubushize ba FDLR nkuko abaturage babitubwiye yarasiyemo bashaka kumwambura moto ye masaha y'ijoro. Y'umugoroba murambo barawuzanye bawushingura za Rusasamana hano narahageze n'umuryango we rwose ukavuga ko cyari ikibazo. Ubwo M23 yatangiye ibyo bitero imaze n'igirwana nabo nko muri cyumweru n'abandi buka kwa hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu havugiyemo amasasu imbunda ziremera abaturage araba bazumva hafi amasaha hagati ya 2 na 3. Ayo masasu ni byarangiriye aho M23 izamuramo drone. Ubu hari mo drone mu masaha y'ijoro isigaye zigenda zigenzura ukibaza nk'inyeshyamba nkuko bazita zifite umutekano utagiye gucunga umutekano kuri rwe musi ya Mogoma kuri kiriya Kivu cyaga cya Kivu haraca buriya bwato bujya za Bukavu na he basanze amakonteneri y'intwaro ziremereye cyane. Izo drone kuko niba ari inyeshyamba zifite intwaro ntabwo zishobora kuzihanura cyangwa kuzimanura. Mbere na mbere kamaze nigeze kuvugisha Oscar Barinda mubaza aho bakura ibikoresho nk'ibyo. Yego. Niba koko bahakana ko nabo badafashwa n'u Rwanda. Yarambwiye ati wabuzi umubare w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba. Yego. Bari muri Canada, Amerika, Uburayi n'ahandi muri Australia. Ati bose ibuka za nzozi warota gukorera ahantu heza utuye mu nzu nziza y'amakara abengerana. Ryari hishukirwa rikumenyesha ko muri African Global Construction Limited tugufitiye amakara akorwa n'uruganda rwa Millennium Tiles Uganda. Niba uri kubaka cyangwa ukaba uri kuvugurura inzu yawe dusange muri African Global Construction tuguha amakara afite ubwiza mu mabengeza ateye ubwuzu kandi mu moko atandukanye. Tubafitiye kandi rangete zikorwa n'uruganda rwa Kigali Plastic Limited. Wadusanga aho dukorera mu Gakiro ka Gisozi mu nyubako ya Golden Plaza iri ruhande rwa Twiga Plaza. Wanaduhamagara kuri telefone 0788309274 no kuri 0788357073 cyangwa kuri 0788815596. ibihe byiza none yo kuri Ukwezi TV dukurikiye mu Rwanda n'abadukurikiye bari muri kano karere cyangwa hirya no hino mu bindi bihugu bitandukanye. Niba kandi ukurikiye iki kiganiro kuri Inuma TV nabwo ntutungurwe kubera ko ibigo byombi byahuje umurongo. Kwamasaha meze neza? Meze neza. Iburengerazuba bw'u Rwanda turakomeye mu karere ka Rubavu. Theo ikaze rero ikaze mu karere ka Rubavu. So wakoze ntabwo Rwamasasu ari mushya ku Kwezi TV ariko isura ye ni nshya ku Kwezi TV kuko n'ubwa mbere tuganire mu buryo bw'amashusho ariko amakuru ye yakunze kudufasha mu gihe hari ibintu bitandukanye yajyaga tumenyera hano muri Rubavu mu nkengero ndetse no mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bitandukanye bya Kongo nk'umuntu uhatsuriye kandi umunyamakuru ugera kuri telekazuha amakuru. Uyu munsi nanjye namwisangiye Rubavu kugira ngo tuganire imbona nkubonerwa. Amasaha meze neza? Tumeze neza turi hano mu karere ka Rubavu ni hafi kabisa ni hafi na Goma yani nyuma. Ariko hari umuntu wambashije ati Rwamasasu ko mba numva ibintu byo mu masasu hakurya bizi aho bihuri na ririya zina rye cyangwa yavutse mu bihe by'intambara. Yes 93 ari bihe bikomeye muze aranyitegereza yita Rwamasasu mama wanyita kubw'Imana bahuriza kuri Rwamasasu. Urumva ko byose ni kubw'Imana n'aya masasu ari kuvuga ni kubw'Imana. Hanyuma rero mu minsi ishize twaraganiriye tuganira uri kutembera mu bice bitandukanye ahantu hari imirwano ndetse by'umwihariko mu bice bya territoire ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho bivuga ko hari indiri y'aba FDLR n'abawazalendo na FARDC bahungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Hari n'ingamba numvise ngo zahafatiwe. Yego. Uyu munsi rero turaje ngo twibwirire amagenzi yawe numvishe ariko iyo terema ariko babivuga mu barabavaniwe muri Sud Kivu abanyamurenge urugendo rwita amagenzi. Nibyo ibice by'umwariko byo muri Nyiragongo muri territoire ya Nyiragongo wenda kubatahazi bumva dukunze kuhagarukaho
niyo mutima ndetse ikaba n'indiri y'inyeshyamba kuva kera cyane cyane umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasizuye ku y'u Rwanda niho uyu mutwe wamaze igihe kinini cyane ufite ibirindiro Kanyamahoro ngira ngo ni naho Oscar Barinda umuvugizi wungirije wa M23 yavugaga yuko ngo basanze indake ya Omega General Omega niho yaratuye ndetse muri biriya bice wenda uhereye ahitwa Nyundo ukamanuka Troisième ukamanuka ahitwa Kanyamahoro ugakomereza mu bice byerekeza Kibati buriya yegeranye na Goma ariho hahuze n'ibirindiro bya SADC bari bafite by'umwihariko imbunda barahestaye zireba mu Rwanda ndetse zicunze n'umujyi wa Goma muri kiriya kibaya rero gihuza ibyo bice byose nibaze kugarukaho n'ibindi bice bitandukanye uwerekeza nk'ahitwa za Rusayo hafi hari ikibaya ndi kwibuka neza ukuntu cyitwa biriya ni indiri ndetse hakaba n'umutima w'inyeshyamba inyeshyamba ndavuga FDLR umutwe wasizuye ku Rwanda rimaze kugarukaho Wazalendo abarundi bari muri biriya bice ari benshi cyane ndetse na FARDC abacancuro bari muri biriya bice za Kibati ndetse na SADC bari bafite ibirindiro muri biriya bice ese bari abacancuro bari mu mujyi hano rwagati Goma gusa aho twageze i Goma yego tubona ahantu heza cyane ari abararaga ahantu ubona hari VIP ni hariya ntabyo kujya mu mashyamba bo hariya bajyaga muri biriya bice nari ngarutseho n'ibyo bice za Kibati Kanyamahoro ubwo bajyaga bakagaruka kubasha kuorganiza urugamba kuko buri abacancuro ari ibintu wenda benshi batagarutseho umucancuro yarimo hari yari umuntu uri ku murongo yanabyita gute yari mutima wa Kisekedi kankoresha ibyo amabwiriza ubwo y'urugamba bataye amabwiriza y'urugamba niho be bashinzwe kugenzura ikirere radar ziri hano muri Goma no mu bindi bice ndetse bari bashinzwe na drone kuzamura drone nyine ibintu by'ikoranabuhanga hafi byose niwe bafite ubwo bazamukaga muri biriya bice ko organize iyo mitwe yose hari agace hafi na za Kibati niba nibuka neza hari ikimenyetso cya Harmageddon Harmageddon ni intambara ivugwa muri Bibiliya isa nkaho izarimbura isi niba nibuka neza iri mu byahishuwe ubwo rero muri iyo zone muri ibyo bice za Kibati aho hantu harahari uzamuka muri ibyo bice bya Kanyamahoro abacancuro y'ikintu bakoraga barebaga SADC bakajya kuri FDLR yari ifite ibirindiro kwa Omega bagakomereza FARDC yarazanye imbunda ziremereye cyane zishyira muri kiriya kibaya zireba mu Rwanda ndetse bari bahamaze n'igihe kinini babikurikiranye hari ahantu be barahinze n'ibirayi bafite n'imyaka mo hariya bamaze hafi imyaka 2 bashyiramo intwaro hariya bakomereza muri Goma so ubwo rero nyuma yuko M23 igaruriye biriya bice amakuru twahawe n'abaturage ubwo nari mu gace ka Kanyamahoro bambwiye ko urugamba rwarahinamye uziko M23 yarwaniye muri biriya bice bya Kanyamahoro ibyumweru hafi 2 yego imbunda zarumvikanaga muri uwo mujyi wa Rubavu turimo ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Rubavu n'abaturage b'akarere ka Rutsiro no mu bindi bice muri urwo rugamba rwamaze ibyumweru 2 mo hariya rwanaragoranye cyane abaturage muri Kanyamahoro baransekeje bambwira ko Kanyamahoro ngo kara gasozi karekare gasa naho gafite ubutumburuke buryo n'umuntu wabaga uri mu Rwanda yakarebaga ariko bitewe n'urugamba rwahabereye ngo karitse bitewe n'imbunda zavuge muri Kanyamahoro karitse cyangwa ni igikabyo ni abaturage yereraho ariko urumva na hano hari Omega Omega yari afite indak kuri ubu M23 nigenzura Kanyamahoro narahageze mbona rwose umutekano muri biriya bice warakajijwe umujyi wa Goma hari abasirikare ba FARDC abarundi Wazalendo ndetse na FDLR bahise bazamuka muri Nyiragongo mo hejuru tazi Nyiragongo hari ikirunga ariko hari n'ishyamba ndetse n'ahantu harehare hasa nkaho areba muri Goma ariko Nyiragongo ni nini cyane niyo mpamvu bayita territoire ngira ngo ni nkuko bavuga iki nkuko bavuga nk'akare cyangwa se ukavuga intara no rugero uko irimo ibice bitandukanye hano rero nibwo FDLR yazamutse muri ibyo bice Wazalendo FARDC bahita bakuramo imyambaro ya gisirikare kugira ngo
aho 23 tutabasha kumenya ngo ni ibiki cyangwa byagenze gute. Abo niyo bamaze iminsi bagaba ibitero by'umwariko mu mujyi wa Goma. N'igitero cyabaye tariki 11 ijoro rya tariki 11 ishyira tariki 12 Mata. Icyo gitero bivugwa ko cyavuye muri iriya misozi ndetse SADC bayinyuraho Monesco babahinzira kugira ngo babashe kugera he muri Goma. Kira gitero nageze muri Goma kimara kuba M23 yari yarayisohoye itangazo, abaturage bambwira ko rwari urugamba rukomeye cyane. Rwari urugamba rukomeye kuko abenshi bahasize ubuzima, cyane cyane Wazalendo. Avuga ko aba Wazalendo barenga 100 bashaka kuba barasize ubuzima kuko M23 yakoresheje drone ku isaha hafi y'isa 6 z'ijoro ya tariki 12. Ariko ako kantu uraza ukagarukaho twize ukaganiraho hanze ya kamera. Yego. Hari abantu bavuga bati ariko sinyiye cyamba zikura drone. Turabigarukaho nshaka kuba operation yo muri ya bice bya territoire ya Nyiragongo n'uburyo umutekano watangiye kugaruka, umutekano meze neza. Inyeshyamba zifite drone zireba kure cyane ndetse n'urugamba bakuramo iyo mitwe yose yihurije hamwe kugira ngo babakure mu mujyi wa Goma bakoresheje drone ndetse bakoresha n'imbunda ziremereye zari muri Mogoma. Siko Mogoma buriya no mutima wa Goma. Bituvuga Mogoma abazi Rubavu bumve umusozi wa Rubavu. Niwe urinze izi nkike. Yego. Umusozi wa Rubavu niyo wadufashe no kugira ngo Kongo muri kiriya gihe inatinye no bwa turasheho zira BM Iron Dome kagerageza gufata zirambu bira bisaso, ariko umusozi wa Rubavu no musozi na leta ya Kongo itinya kukura uriho intwaro zicunga aka karere ka Rubavu nkaho umwanzi ashobora kuba yava. Kandi bare amakuru mfite nuko intwaro ziri hara n'ibikoresho biri hari umwanzi bamubona mbere yuko agera. Urabyibuka ibitero by'ubushotoranye byabaye hano mu karere ka Rubavu ngo hazaga Skoy ugira kabiri rimwe inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu bayihanura hano ukiyaga cya Kivu. Twari muri uyu mujyi wa Rubavu, imbunda y'imano yahara ku musozi wa Rubavu cyane ku manywa y'ihangu rwose. Ubwo na Mogoma rero yifite ubukontorora neza. Ufite Mogoma, ufite Goma, ufite Nyiragongo mo hejuru misozi, nanone ufite ibyo bice byose bikikije Goma. Niyo mpamvu umwanzi yazamutsemo hejuru ari urumva hari ikirunga cya Nyiragongo, harimo n'amashyamba hari ya Nyiragongo. So icyo bivuze ni iki rero? Igitero cyabaye icyo gihe abarokotse basubiye muri iriya misozi. Basubiye muri iriya misozi M23 iricara vuga ni rero ikintu twakora ni kimwe, reka aba bantu tubasangiye yo bari. Yego. Tubagabeho ibitero ubu bushotoranyi nabigarutse mu kiganiro nakoze. Bari batangiye kujya batega abantu hari muri za Kanyamahoro niho hari ikibaya gihuza u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho hazamutse umuhanda ugiye Rucuro na za Bunagana. Hakuramo abanyarwanda benshi, abaturage hari abazabusasama na za Bugeshi, batwaramo moto hari abatwaramo abagenzi babajyana muri Goma. Hari ubushize ba FDLR nkuko abaturage babitubwiye yarasiyemo bashaka kumwambura moto ye masaha y'ijoro y'umugoroba. Murambo barawuzanye bawushingura za Busasamana hano narahageze n'umuryango we rwose ukavuga ko hari ikibazo. Ubwo rero M23 yatangiye ibyo bitero imaze n'igirwana nabo nko muri iki cyumweru. N'abandi buka kwa hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu havugiyemo amasasu, imbunda ziremera abaturage ari abazumva hafi amasaha hagati ya 2 na 3. Ayo masasu ni byarangiriye aho. M23 izamuramo drone. Ubu hari mo drone mu masaha y'ijoro isigaye zigenda zigenzura. Ukibaza nk'inyeshyamba nkuko bazita zifite umutekano utagiye gucunga umutekano kuri urwo rwego. Kwamba we n'ubundi mu nama y'umutekano ati u Rwanda na M23 ati bafite intwaro na Monisco badafite. U Rwanda we niko yabivuze. Byayindi bya Kongo byo gushinja ngo u Rwanda rubafasha. U Rwanda na M23 bafite intwaro zidafitwe n'undi muntu muri kano karere. Ngo ndetse na Monisco ntabwo yakandira. Byavuzwe na Kayikwamba. Ariko abantu benshi bajya bavuga bati wasanga ari byo byatumye abasirikare ba Kongo bazajya barushaho kuyabangira ingaruka. Teo hari ibintu burabitiranya amagambo wenda y'abantu. None se mu kiganiro cyabanje yiba wagarutse kuri SADC afite abasirikare barenga 5,000. Yego. Bivuga ko hano muri Goma
ubwo M23 afataga Goma mu mujyi wa Goma rwagati harimo abasirikare barenga 7,000 cyangwa se bakabaka mu 7,000 intwaro Goma bakifata wagezeyo intwaro mwisangiye muri Goma bafashe mu 23 ku kibuga cy'indege no mu nkengero musi ya Mogoma kuri kiriya Kivu kiyaga cya Kivu haraca buriya bwato bujya za Bukavu na he basanze amakonteneri y'intwaro ziremereye cyane gusa ikintu ntekereza ibyo bikoresho byose mu 23 nibifite ikintu ntekereza leta ya Kongo ntago mu bintu bibuze intwaro zirimo irazifite zihagije ahubwo wenda ikintu umuntu yavuga Tshisekedi igeza byigambura byibuka ikintu yavuga mu bikomeye cyane mu gisirikare bigora n'abasirikare benshi inzego z'ubutasi zigorwa no kumenya makuru yuko urundi ruhande barwana ruhagaze rero ku ruhande rwa Kongo nyine babikora kizayirwa ni kizayirwa no kugura ipantaro umunsi wayiguze ukatujya kureba abajama bawe ukabwira uti mwayibonye muzayo nayiguze cyagiye umwana amuguraga imyenda mishyaga itajya kwa padiri muri krizi amaze ukwezi ataye cyangwa umwaka twenda dushyaga urumva rero ibintu byo gushyira hanze drone twaziguza twaguze ibi nibi nabyo bukabyo ndetse ko biri hari n'abantu bajya bagira ngo akenshi no kuba no kwexposa gusa makuru ariko hari n'abahanga bavuga ko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo nuramuka unyereje bazavuga bati ariko amafaranga bayakoze iriya drone yaguza iki n'ibiki nta kumuntu atagize gutanga abagabo mbese hanyuma twari kuri izo drone rero za M23 muri Nyiragongo zimaze gutanga umusaruro zimaze gutanga umusaruro ubushize twabigarutseho ubwo humvikanagamo amasasu ndetse aba wazarendo FDLR basigaye bamanuka bagatangira kugaba ivyo bitero nk'ahitwa Rusayo bahagabye igitero bica umuryango w'abantu barenga 12 hatangiye gukorana na M23 ivyo bitero byavaga muri birahara muri tetware ya Nyiragongo muri ivyo bice byose nayo bimaze kugarukaho so zitanze umusaruro agahenge karabonetse abaturage muri biriya bice kugeza ubu bakubwira ko umutekano utangiye kugaruka ndetse cyane kandi buriya bazi iby'intambara buri bitero shumana ibintu bibi cyane bitero baza nk'abiyahuza abazarendo twabigarutseho bazarendo n'abantu bashaka kwinywera amatabi niyo FARDC niyo FDLR bakanywa izo nzoga ziremera hano muri Kongo hari inzoga zaba zitwa ibyuma inzoga ziremereye cyane usanga na Volte mu Kongomani washinze urwo ruganda atazi ngifite Volte kanga kaba yanywa rwose rikeri icupa rimwe akibera nk'umusazi uwo rero kuza akagaba igitero akivugana abantu ntacyo biba bimubwiye kandi ibitero bibera bibi ni bya bitero byo guhungabanya umutekano w'abaturage ntabwo baje kurwana na M23 akenshi baje kwica abaturage cyangwa gusahura aho rero kuri ubu birimo kugenda bigabanuka bitewe n'izo drone ziragenzura amasaha y'ijoro bakareba umwanzi yihishe abo ikintu nibajije n'abaturage baduha amakuru tunabashimira muri biriya bice ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda nka Busasamana biriya bice bya Bugesha barabona izo drone mu masaha y'ijoro hawe tuye nk'umunyamakuru izo drone kuko niba ari inyeshyamba zifite intwaro ntabwo zishobora kuzihanura cyangwa kuzimanura mbere na mbere kamaze nigeze kuvugisha Oscar Barinda mubaza aho bakura ibikoresho nk'ibyo niba koko bahakana ko nabo badafashwa n'u Rwanda yarambwiye ati wabuzi umubare w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bari muri Canada Amerika Uburayi n'ahandi Australia ati bose batanga imisanzu buri kwezi bazi ko ibyo turi gukora rugamba rurwabo twebwe turi hano mu burasirazuba bwa Kongo turi kuri tere ariko urugamba turi kurwana n'abari abandi batari hano ku rugamba nabo barurimo arongera arambwira ati buya ariko naje kubihamirizwa n'undi muntu uri ari umutipe twaganiriye ku Kwezi TV ukora muri Croix Rouge i Kigali afite akazi bisanzwe ariko agafite nk'impunzi ntabwo afite nk'umunyarwanda ariko yarambwiye ati buriya rwose ukwezi yo gushize umushahara wanjye direct kandi umusore ukiri muto ukwezi yo gushize mbavita yo ngomba kwita nkata nkohereza mu cyamba kugira ngo umutekano uboneke iwacu tubashe kuba twata so nibyo twavuga umutekano urimo kugaruka nubwo mu bice bya Masisi nyuma yuko M23 ivuganye na leta ya Kongo n'itangazo ryagiye hanze mwabigarutseho cyane bivuga ko bagaritse baravuganye cyangwa bivugwa ko bavuganye ntabwo bavuganye ko barahuye twemera umukuru ukomeye yaravuze
urumva kandi buri uretse kwiyemera sibyo twese urumva ntawe utagira grand frère yego mu buzima ubwo aribwo bwose umuntu afite umukuru rero Amerika na Qatar kuko bya bintu nabikoze ikiganiro mbere yego ko namenye amakuru ko hari draft iri gutegurwa kandi ko nirangiza nisohoka buri bo baragiye bajya muri Qatar biri ruhande rugaragaza ibyo rugaragaza ndetse imbere yo karatangaza risohoka M23 yari yarakajwe nuko kuko hari ibintu bibiri basabye umuhuza yasabye ibiganiro biva bikagera bisaba ko ugira icyo wemera gutanga kugira ngo ugire ikindi usaba leta ya Kongo yemeye gutanga abantu 5 mu mfungwa z'intambara yafashe zo muri M23 handi cyatuvuga imfungwa z'intambara abantu bajya ko ashaka ari umusirikare ari umunyepolitike ari umurwanashyaka bigutyo hanyuma M23 yikemera kurekura Warikare yego hanyuma M23 zo kurekura Warikare barebye abantu 5 barekuye basanga nta muntu wabo n'umurimo ntago babaza abo bantu yego M23 ari ntumwa zayo zari zanarakaye usini kibikwemeza wasinye ku itangazo ku ruhande rwa leta ya Kongo yego ni chef wa delegation sibyo yego ari ku ruhande rwa M23 ni Lawrence Kanyuka uri Igoma yego bivuga ngo ntawe ari kusinya nka chef wa delegation Doha kuko yari mu nzira ari mu ndege yigarukira bamubwiye bati bivemo iyizire yego so itangazo ryarasohotse baravuga ati rero ubwo draft tugiye kuyiboherereza mwebwe usinya kandi musinya ntacyo muhinduyeho niyo mpamvu amatangazo asa aho ubona M23 uko yanditse ariko leta ya Kongo yanditse ndetse bya bintu bya leta ya Kongo byo kwita respectif di Rwanda byo kuvuga ngo wenda ngo ni terroriste nibiki byose nta kimwe yashyizemo rero ubwo nagira ngo nyine nsoze nkubwira ngo ibyo kuvuga byo ngo ni ibiganiro byabaye ibiganiro byo nta byabaye kuganira idoha baraganiriye yego rubura gica hanyuma umuhuza rero witwa Amerika ari gukoresha ikota aba yambaye yitwa Qatar aranzura aravuga ati ngira itangazo muri sinye muri sohore tuzarega ko mu kindi kiganiro ushaka tuze kugikora tunavuge ku by'u Rwanda kuko narwo na Kongo sibyo ntabo kayikwamba na Nduhungirehe ambassador ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ntabwo Washington ari hafi kurenza ko bari guhurira Igoma cyangwa ahandi hantu cyangwa i Nairobi cyane bagiye muri Amerika nyine kubera ko ariko byari binasobanutse ngo imbere ya ministre w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasinya kumusinyira imbere surumva bivuze iki imbere ya noteri nyine yego buri noteri niwe ufite agaciro mu masezerano na Trump amaze kubyemeza mu kanya gatavuga ko rwose ari igihangange ndetse ko kuba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari amasezerano bagiranye rwose ari inkuru ishimishije cyane kuri we ubwo byose turagenda tubigarukaho ubwo rero kuko ikiganiro kitari burambirane Theo arandi makuru umuntu ejo yampaye kandi nizera neza ko ari umuntu buri ukunze kuvuga ngo uri indani yambwiye ko mu minsi ishize ari abasirikare ba Wazalendo ndetse hashobora kuba harimo ngo na FARDC bishyize mu maboko ya M23 bamanuka amaboko rwose muri ari mu bice minsi ishize muri bice bya ruguru yego iyo za Rusayo niyo za Kibati nyuma ni ibintu byiza cyane rero ubwo twakomeza gutegereza tukareba ise ibintu bizarangira gute Theo ubwo byose turakomeza kugenda tubisesengura mu masaha ari imbere amakuru ni menshi ndi Rubavu ntabwo uyu munsi ndi uhamagare rwa Masasu kuri telefone nanjye mukanya nagira ibyo yifuza kumbaza tukabisangiza abakurikira Ukwezi TV na Inuma TV n'ubundi nziko turi babiri turi abagabo bashyitse rwa Masasu nziko rwose amakuru tuza kuyabaho uko bikwiye cyane wagira ngo ndavira Ubavuze abantu batanyuzwe bagomba kunyurugura cyari hano wenda na famille gukeneye ariko uri mu kazi ubwo famille rebe yihanganye muri weekend mu gihe tugitegereje Sunday banzo pagasa sa rero ubwo turaza gusubira mu biganiro biri imbere mukomeze mukunda Ukwezi TV ndetse n'Inuma TV akoze cyane rwa Masasu akoze cyane niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo
na Kirabove France ikorera i Paris ni izobereye neza uko yakujyana i Burayi kandi ifite n'ubushobozi bwo kugufasha kujyayo. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura visa. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho nuko igiciro gisabwa ku muntu umwe ari nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris mu Bufaransa gusa kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububiligi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahira ibyo wifuza ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikire ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa kuri telefone ubona kuri ekara yawe.